tukaba tugiye kwiga icyigisho cyacu cya kane. Kuba tutabanye muri ibi byigisho uko ari bitatu bitambutse, ndagira ngo mbabwire ko ku isabato muri gahunda ya saa tanu cyangwa gahunda yo kuramya, twibukijwe yuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo, kandi umugambi w'Imana wari uwo kurema ishusho yayo mu muntu. Kandi twabonye ko ishusho y'Imana mu muntu ari imico y'Imana. Amen. Ari urukundo rw'Imana. Umuntu acumuye yatakaje ishusho y'Imana. Mu yandi magambo, umuntu asohoye Imana muri we yinjijemo shitani. Kandi kuri uwo munsi twabonye yuko Imana, nubwo umuntu yagenje atyo, Imana itamutereranye, ahubwo Kristo yatabaye. Kandi Kristo irindi zina rye yitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Rero Imana yagambiriye kubana natwe kugira ngo yongere ireme ishusho yayo mu muntu. Amen. Niwo mugambi waje kongera guhabwa Abisiraheli mu ishusho y'ubuturo bwera, kubera ko ubuturo bwera bwari bushingiye kuri iri hame. Mu murongo wa 8 w'igice cya 25 cyo Kuva, igitabo cy'imuka Misiri cyo Kuva, Imana yabwiye umugaragu wayo Mose ngo mundemere, mbandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Amen. Icyo Imana ishaka ni ukubana n'umuntu, kubera yuko umuntu utarimo Imana ntabwo aba ariho. Haleluya. Umuntu utarimo Imana ntago aba agenje gute? Ntago aba ariho. Twatangiye rero kurebera hamwe ibigize ubuturo bwera. Ubuturo bwera mu ijambo rimwe ni Kristo, kuko ubuturo bwera bwari bukoze mu buryo bw'igishushanyo. Uburyo bw'igishushanyo, umuvandimwe wacu araza kudushakira ishusho y'ubuturo bwera hariya, ariko icyo gishushanyo gisa naho kirimo urugendo, kirimo ibikoresho bitandukanye. Ku isabato ikigoroba twabonye mu ncamake y'ibyari bigize ubuturo bwera, ariko twibanda cyane ku irembo yinjiraga mu buturo bwera. Nibyo murabyibuka yuko Kristo yivugiye ngo ni irembo. Amen. Irembo intama zinjira mu buturo bwera, abinjira mu buturo bwera bose banyuramo. Yari yivugiye ati burya ni irembo. Murongo wa 7 w'igice cya 10 cya Yohana. Arangije avuga ati kandi uwinjira muri jye wese, uwinjira muri irembo wese azabona uruguri, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Arangije aratubwira ati burya kandi icyanzanye, icyatumye mpinduka ubuturo bwera, icyatumye mpinduka intama, icyatumye mbuwo ndiwe kuri mwe, ni ukugira ngo intama zanjye zibone ubugingo, ngo ndetse zibone bwinshi. Amen. Ubugingo busendereye. Murabyibuka icyo cyigisho twakibonye ku isabato ikigoroba. Twabonye yuko umuntu wese utekereza yuko ari mu rugendo rujya mu ijuru, umuntu wese witwa umukristo, akwiye kureba niba yarinjiriye muri Kristo koko, atarasimbutse inkike ngo agwe mu rugo. Kuko abaye yarabigenje gutyo, yakwitwa iki? Abo twiganye, yakwitwa umujura. Ngo kandi umujura cyangwa se uwo mwanzi ntazanwa n'ikindi mu rugo rw'intama, ngo keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ngo ariko jyeweho naraje ngo zibone ubugingo, ndetse buzibone ubungana iki? Zibone bwinshi. Ejo hari kuwa mbere w'isabato twiga amagambo meza cyane, twinjira mu buturo bwera. Murimo kubona
irembo ry'ubuturo bwera. Noneho murabona igicaniro cy'ibitambo ko aricyo kibanza. Twabonye ko kiriya gicaniro cy'ibitambo cyari gihagarariye umusozi uri mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya Isiraheli. Uwo musozi witwa Karuvari, sibyo? Kuri uwo musozi wa Karuvari hari hahagaze umusaraba. Twabonye ko uwo musaraba mu buzima bwacu ari igitangaza. Amen. Ejo twize amagambo meza, reka nongere nyabasomere kugira ngo tugendane nabo tutari turi kumwe. Ni ngombwa yuko tubasogongeza ku byo twize ejo. Umusozi witwa Karuvari, Ena White afite icyo yawuvuzeho. Kambabwira ibintu bibiri gusa by'ingenzi, nubwo twasomye amagambo meza menshi. Twasanze umusaraba uhagarariye igicaniro cy'ibitambo mu buturo bwera. Twarabisobanukiwe rwose, tubona yuko Imana yabyigishije Aburahamu ku musozi bita Moriya igihe yajyaga gutamba umuhungu we Isaka. Iriya ntama ikaza yizanye atayirutseho, aho kugira ngo asogote uriya mwana we wari ugiye gutambwa, haboneka igitambo kizima, kuko ntabwo agakiza kacu gakomoka muri Isaka, ntigakomoka muri Aburahamu. Nta mukurambere watunganiye Imana ku gakiza gakomokamo, keretse ntama w'Imana wenyine ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Maze turimo kwiga iby'umusaraba, Ena White yaratubwiye ngo kuvana umusaraba mu mukristo ngo byasa nko gukura izuba mu kirere. Murabyibuka ko twari kumwe ejo? Arongera ashiramanga cyane umuntu w'Imana mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere ku cyigisho cya 10. Yaranditse ngo umusaraba uhagaze nk'indahiro. Imana irahira ko nta munyabyaha uzarimbuka cyetse uzawuhakana utazawizera. Haleluya. Turimo kwiga ibigize ubuturo bwera. Ubuturo bwera ndagira ngo mubwumve nk'inzira y'agakiza, ndagira ngo mubwumve nk'intambwe z'ubukristo. Haleluya. Ubuturo bwera ariko ndagira ngo mubwumve nka Kristo. Kristo mugari cyane, ariko kandi Kristo wiyoroheje cyane, akaba ashaka kugera kuri buri wese. Yaravuze Pawulo ati iyo nzira burya niyo baba baswa ntibazagenza gute? Ntabwo bazayiyo. Ngo nta muntu uzaba kibazo undi ngo nyereke iyo nzira y'agakiza. Nubwo Kristo yavuze isi kabaho mu buhangange bwe butangaje, yemeye kwishushanya muri iriya nzira y'agakiza. Aravuga Pawulo nanone mu byakozwe mu rwandiko yandikiye Abakorinto, ndibwira ko ari nk'igice cya mbere, murandebera ko ari nko ku murongo wa 20. Aravuga terega Imana yemeye kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge b'iyisi. Siko bimeze? Ngo na rubanda rugufi n'aboroheje n'abumva bafite ipfunwe ako gakiza kabashe gusobanuka muri bo. Niyo mpamvu yazanye inkuru y'ubuturo bwera, maze Satani mu bugome bwe bwinshi, mu kutuyobya, mu kugambirira kuturimbura, icyo akora niki? Iyo havuzwe ubuturo bwera ahita bihindura imibare, akabihindura inyigisho ikompritse, itasobanutse, itumvikana. Ariko ubuturo bwera ku ntambwe ya mbere, niba hari irembo ry'ubuturo bwera, umunyabyaha yakururaga igitambo yinjira mu buturo bwera. Yesu akakubwira mu byanditswe byati burya rya rembo ryari jyewe. Ukigira imbere ukahasanga aho batambiraga izo ntama, maze Yohana akakubwira ati buriya niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu munsi ugatera intambwe ukajya kuri kiriya kintu bita igikarabiro. Mwene data Nikodemu aravuze ati mu gikarabiro harimo temperance. Reka tubirebe mu buryo bubiri. Tugaruke ku gicaniro cy'ibitambo kuri alitari. Umunyabyaha yazanaga igitambo yishakiye. Ndagira mbabwire yuko nta muntu wararikaga umunyabyaha ngo amuhe programme amubwire ngo uzaze gutamba ku itariki 10. Uyu munsi turi tariki 3, ku itariki 3 z'ukwa gatandatu. Oya, siko byagendaga. Mwuka w'Imana
wabararitse ngo muze aha ngaha. Niwe wararikaga kuva kera kose umunyabyaha, akamubwira ati ariko wakoze ishyano, wakoze ishyano, wabeshyeye umuntu, umaze kumubeshyera bimuviramo akaga kanaka, wakoze ishyano. Mwuka w'Imana nka kwa kundi yaganirije Dawidi yishe kandi yasambanye, Imana ikagenda ikamwongorera mu ijwi ryoroheje ry'umuhanuzi Natani. Mwuka w'Imana niwe waganirizaga umunyabyaha akagira ipfunwe, umunyabyaha agasobanukirwa icyaha cye, maze kandi mwuka w'Imana wamwemeje icyaha ngo mwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha cyabo. Haleluya. Yohana 16:8. Mwuka w'ukuri naza. Ese uwo mwuka w'ukuri naza yaraje cyangwa ntaraza? Ese uwo mwuka w'ukuri yahozeho cyangwa ntabwo yahozeho? Ese uwo mwuka w'ukuri ninde? Ni Imana bavandimwe. Haleluya. Imana niyo ireshya umutima w'umunyabyaha. Nuko yareshyaga abo Bayisiraheli bari mu butayu cyangwa bababanjirije, Imana ikamwemeza icyaha cye mu ijwi ryoroheje. Ariko ntabwo Imana ikwemeje icyaha igusiga mu gihirahiro ngo ugende wiyahure, ngo ugende wimanike. Oya, ahubwo Imana ikwereka icyaha, ikakwereka n'igisubizo cyacyo. Yabwiye Adamu ati, Adamu we, Adamu ati cwe, Adamu aravuga ati karame, ko ntakubona uri he? Adamu ati numvise imirindi yawe ndihisha. Imana iti aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije. Nguko uko mwuka w'Imana akora. Haleluya. Adusanga mu bihuru, akadusanga dukerakera, akadusanga dufite ipfunwe, akadusanga twihishahisha. Ariko Imana yatubwira iti humura, dore ndashyira urwango hagati yawe n'iyi nzoka. Iyi nzoka yabiteye, ndashyira urwango hagati yawe nayo. Urubyaro rwawe ruzayijanjagura agatsinsino, kandi nayo izarukomeretsa, izarujanjagura umutwe, ariko nayo izarukomeretsa agatsinsino. Havugwaga iby'igicaniro cy'ibitambo, ko rwose iriya nzoka izaturembya, ingaruka z'icyaha zizagera ubwo zishyira umwana w'Imana ku musaraba. Ariko ku musaraba Kristo nubwo azashenjagurwa kuri ya rwego, ni naho hazakomoka intsinzi itsindishiriza abarebwe bose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turimo kuvuga ku gicaniro, ku gikarabiro niho tugeze. Navugaga yuko umunyabyaha yafataga itungo yizaniye muri ya process yose mbabwiye, muri rwa rugendo rwose, igihe yayirambikagaho ibiganza ayaturiraho ibyaha bye, akagera ubwo ayisogota. Ako murebe intama yirishirizaga mu rwuri. We wagiye gusambanya umugore w'abandi, wagiye kwica no kugambana, wagiye kwiba no gupfumura amazu y'abandi. Intama yirishiriza itigeze inonera umuturanyi, ukirukanka ukayizana, uyikurura cyane kugeza aho uyijishe ukayishyira ku rutambiro. Nguko uko twakurubanye Kristo, nguko uko icyaha cyacu gikora, nguko uko icyaha cyacu genza gute gikora. Kristo ari muri iriya ntama, yari ishusho, iriya ntama ari ishusho ya Kristo. Iyo ntama rero iraje, umunyabyaha yivugiyeho ibyaha, arayisogose cyane, kandi imitsi yayo iraturika, kandi imisha amaraso. Birumvikana ko isamba. Umutambyi Pasiteri mwiriwe, ni amahoro y'Imana. Pasiteri araho, umutambyi uraho, uri on duty, uraho arareba ibibaye, arareba uko umunyabyaha atamba. Hanyuma umutambyi nayo maraso yatarukiye n'iki, umunyabyaha ahayitera hejuru, umutima usimbagizwa nuko ababariwe. Intama nayo igatwikwa aho ngaho ku icyo gicaniro cy'ibitambo. Umutambyi akava hariya mu rugo kugira ngo aze gukora imirimo y'ahera yakorwaga buri munsi. Ntabwo yashobora kwinjirana ahera n'ubwo bwoya bw'intama ngo yinjire ahera agifite ya maraso yamumenetseho, yinjira ahera avuye ku gicaniro cy'ibitambo. Ahubwo yacaga
ahantu hari igikarabiro. Ibikarabiro ubu birumvikana kubivuga, mbere ntibyumvikanaga, ariko byabaye ngombwa ko byumvikana. Siko bimeze? Hari ibintu bizagenda byumvikana kubw'igihe. Agakaraba rero akabona kujya ahera, akajya guhindura imitsima, yabaga ku meza y'imitsima 12, akajya kureba niba icyoserezo cy'imibavu, imibavu ikizamuka mu buturo bwera. Ako niko kazi yakoraga, no kureba ko amatabaza atazimye. Ariko ubirebeye mu maso y'umuntu upfa, mu muntu ugira gute? Umuntu upfa, umuntu w'umunyantege nke, umuntu w'umubiri, ntago wamenya icyo gikarabiro gihagarariye. Nyamara icyo gikarabiro cyari gifite ikintu gikomeye cyane. Reka mbivuge mu mvugo yoroheje, mbwira abantu nabo bafite kwihangana koroheje. Se murabizi yuko igihe tugezemo amatwi yacu agenda ziba, amaso yacu akagenda huma. Iyo mu ishuri barimo kwigisha muri materinere, twa dushuri tw'incuke, bareba akana gafite nk'imyaka 3, bakavuga ngo kapasite yako yo kwihanganira kuguma hamwe kuguma ni umunota 1 n'igice. Kavuga ati mwarimu, aka kana ntago kazabasha kwicara ku ntebe ngo kamara iminota 5. Jya ukigisha ijambo rimwe, ugahagurutse mwitere hejuru mubyine, mwongere mwicare, nibwo bushobozi bwako. Siko bimeze? Yagira imyaka 5 bakavuga ati iminota yo kwihangana yiyongereye. Burya baranaturyamisha bakagira bati. Kagira imyaka 10 akaba atangiye kujya yiga igitondo n'ikigoroba. Siko bimeze? Rero natwe abantu babayeho mu isaha iheruka, burya ntimubasha kunyumva isaha yose nkivuga. Sinzi uko byaba byagenze, keretse ndamutse mvuga ibirimo inyungu z'umubiri biryoheye kamere, burya na mu gitondo twakesha. Ariko iby'Imana kapasite yacu igenda yangirika cyane. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo mu buryo busanzwe ntabwo igikarabiro twakumva icyo bivuze, ariko igikarabiro cyari kivuze ukwezwa. Siko bimeze? Gukaraba, ya temperance wavuze, sibyo? Ubundi hari ibintu bitatu. Haleluya! Inama y'agakiza. Umugabane wa mbere witwa gutsindishirizwa. Haleluya! Uwo mugabane ni umugabane w'Imana, ni gift cyangwa ni impano Imana yahaye abanyabyaha bose hatabuzemo na n'umwe. Siko bimeze? Aho niho tugirira ingorane Satani akabivanga cyane. Murabona uko bavanga icyayi, amazi, amata, isukari, bamwe bagashyiramo n'amajyane cyangwa n'ibyatsi ku buryo utabasha kubicangura. Satani ariyaranja iby'agakiza kacu akabigira urudubi, akabikoroga ku buryo tutabasha kubivangura ngo tubyumve. Ariko ubundi birasobanutse muri ubu buryo. Haleluya! Ni munyemerere munkurikire bavandimwe. Ndagira mbabwire ko hari ibintu bitatu bikomeye mu nama y'agakiza bigendanye n'ubuturo bwera. Ndumva ntangiye kunezerwa kurushaho. Ndibwira ko namwe mugiye kunezerwa. Mufite amatsiko yo kubyumva? Umugabane wa mbere witwa gutsindishirizwa. Impamvu byitwa gutsindishirizwa nuko inyoko muntu yose aho yakabaye yatsinzwe, maze igatsindishirizwa n'agakiza twaherewe i Karuvari kuri wa musaraba. Nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare. Reka mbibutse, Abisiraheli Imana yarabahamagaye. Iyo ubwayo icyo bita muri initiative, mu gitekerezo cyayo bwite, ibwira Mose imusanze i Midiyani ngo Mose, imwibwirira mu gihuru cyaka kidashya, iramubwira ngo numvise gutaka kw'abana banjye, gutaka kw'Abayisiraheli batakishwa no kuniha n'uburetwa bakoreshwa na Egiputa, none manuwe no kubatabara. Ntago ndibabwira inkuru zo mu gihuru cyakaga kidashya, umwanya wandenga. Maze Imana ifata iya mbere. Ntago ari Mose wagiye gushaka Imana. Ese Mose yari igihangange, si byo se? Yesu yaravuga ati ibyo Mose yavuze
mu byumvire siko bimeze. Amategeko ya Mose, Mose yari umugabo w'igihangange, ariko si Mose wagiye gushaka Imana ngo ayibwire ngo Mana nyagasani turakwinginze. Hari amatsinda amwe ngo y'abinginzi biginga Imana, hari abantu baba ku mavi, hari ibikorwa dukora bisa naho ari nko kugira ngo excite, tugerageze kwinginga cyangwa se kuba twakora nko ku marangamutima y'Imana, turebe ko yakwihutira kudutabara. Agakredi kanize, nabuze uko nkishyura, ndabyuka saa 9 nkagasengera. Oya wapi, biriya ni iby'abantu. Emili yakwingingwa, nawe wakwingingwa, Israheli bakwinginga n'ubwo umukuru w'itorero hano mukuru, ariko Imana yacu ntiyingingwa. Iyo ubwayo iravuga ngo manuwe no kugenza gute no kubatabara. Mose yari yibereye kwa sebukwe, ari kwa Yetiro, aragiye intama, yararindagiriyeyo. Yaragenje gute? Kuko ntirakibasha kuvuga ngo yirwaga mu atamatama nk'intama. Ariko muri plani y'Imana imwe yakuzanye hano ukicara, Mose yirirwaga intama zimwirukansa, intama iragarutse ariko nanone intama zimwirukansa zirimo kumucisha no kugenda zimwereka utuyira azacamo acyuye ubwoko bw'Isiraheli. Ariko Mose ntabwo yarabizi. Nta kintu na kimwe cyo gutakaza mu ijambo ry'Imana. Imana ikoresha Mose imirimo n'ibitangaza byose byakozwe muri Egiputa, maze icyura ab'Isiraheli bose. Haleluya. Ejo twavuze kuri Pasika y'Uwiteka, yashushanyaga Karuvari, sibyo? Intama yokeje iraribwa. Ese nigeze mbabwira impamvu yari yokeje? Ese mwibashije impamvu itari itogosheje? Ese mwibashije impamvu itari mbisi? Biriya yongeraho ngo muzazirye zokeje atari mbisi. Mwigeze mubyibaza? Impamvu nuko iriya ntama yari ifite uwo ihagarariye, kandi urupfu yagombaga gupfa ntago rwari malaria, ntago bagombaga kumuroga, abatambyi barabishoboraga, ntago bagombaga kumukubita umuhoro ngo bamuce ijosi, oya, ntago bagombaga kuyirya ari mbisi, yagombaga kotswa hagati y'isi n'ijuru. Haleluya. Iriya ntama ikomeza kuba ku gicaniro cy'ibitambo. Yesu yamanitswe hagati y'isi n'ijuru, asa n'uwokerejwe abantu ngo bamurye. Nguko uko Imana yahisemo kwambutsa ab'Isiraheli ikoresheje amaraso ya Kristo. Maze icyo nshaka kuvuga aho ngaho niki? Ndashaka kuvuga ngo ntago murimo kunyumva. Ndashaka kuvuga ngo ab'Isiraheli bose ndetse n'abanyegiputa babiganye bose baciye muri iriya nyanja yigabanyije, hatabuzemo n'umwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo gikorwa cyitwa gutsindishirizwa. Ngaho ko abantu tuzi kwirarira, ngaho ko abantu bazi kwihagararaho. Ninde muntu wari kugera hakurya y'inyanja itukura akikubita mu gituza akavuga ati jyewe ndi umugabo? Ninde? Abantu bose bateye indirimbo. Mose yateye indirimbo, iteraniro ryose rayikiriza ivuga ngo ifarashi n'uwihetse Imana igenje gute? Mose abirosye mu nyanja? Oya, hari igihe mu Kinyarwanda bavuga ngo amagambo ashize ivuga. Icyubahiro cyose kibi cy'Imana. Hanyuma rero abantu bamaze kugenza gute, bamaze kwambuka iriya nyanja, hari ikintu Pawulo yavuze ayobowe n'umwuka w'Imana. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 10, Pawulo yaravuze ati ariko bene data, sinshaka yuko mutamenya yuko. Haleluya. Abantu b'abahanga rero bagira imvugo mba nshaka ko twumva neza. Pawulo yashaka gushimangira ikintu, yagishyiraga mu cyo bita style iri negative. Sinshaka yuko, ndifuza ko mumenya cyane, sinshaka yuko mutamenya yuko basogokuruza bose Imana yabavanye muri Egiputa ikabacisha munsi ya cya gicu. Niko handitse? Oya, haranditse ngo ikababatiriza. Iyo tumaze kurya ku ntama, ntago umunezero ndimo mfite murimo kuwumva cyangwa ndimo kubasha kuwutransfera ngo muwakire. Iyo tumaze kurya ku ntama yokeje, Imana iratubatiza. Haleluya. Iyo tuvuye ku gicaniro cy'ibitambo tujya ku gikarabiro gishushanya umubatizo. Pawulo avuga ngo bene data,
sinshaka yuko mutamenya yuko ba sogokuruza bose Imana ibavana muri Egiputa ya cya gicu kigabanyije. Icyo gicu murimo kucyumva, iteraniro ryose ribatirizwa munsi ya nyanja. Haleluya. Rero iyo umaze kwakira agakiza, reka mbishye mu mvugo yumvikana abavandimwe bana b'Imana, iyo umaze kwakira agakiza, umaze koko gucishwa bugufi, ndaza kubivuga mu kanya, umaze kurya kuri iriya ntama yokeje ukayirisha imboga zisharira. Iriya ntama irishwa imboga zisharira, nta gushyiraho akantu k'akunyu n'agasukari ngo ubone kuyirya. Icyambere irokeje, ariko icya kabiri iby'umusaraba bisharirira kamere yacu. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kubarimbuka cyangwa kuri rubanda iby'uyu musaraba ni ubupfu. Umubyeyi ashobora guca umwana we akanamuvuma ngo yemeye kuyoboka inzira y'Imana, ariko ntabasha kuvuma umwana we wanyweye urumogi ufungiye mu kigo cy'inzererezi. Mwarabibonye umubyeyi ko atandukana n'umwana we ngo agiye kuba umudivantiste. Iby'uyu musaraba kubarimbuka n'iki? Ni ubupfu. Pawulo akavuga ati ariko kuri twebwe abakizwa n'iki? Ni imbaraga z'iki? Imbaraga z'Imana. Rero igihe uvuye umaze kwakira iby'uyu musaraba, ikiba kigukwiye nta kindi ni ukwemera guca muri ya nyanja yigabanije. Ni ukuvuga iki se? Yesu ashyiraho komisiyo murayizi, ashyiraho itsinda ryihariye ry'intumwa ze, nawe urimo nanjye ndimo, ngo nuko nimugende mwigishe amahanga yose. Muyigishe iki? Matayo kangahe pastor? 28, 19. Ngo nuko nimugende mwigishe amahanga yose, mufatire ya ntama muyibabagire muyotse basobanukirwe ibya ntama w'Imana uko ibyaha by'abari mu isi. Ngo maze bigende bitigikurikiraho, inyuma yo kubabwira iby'ubutumwa bwiza hakurikiraho iki? Ngo babatizwe mu izina ryande, irya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Abavandimwe, niyo mpamvu kandeba iminota isigaye biradukundira, niyo mpamvu Yesu igihe yahuraga na Nikodemu yabanje kweza urusengero, amwibutsa iby'ubuturo bwera, arangije amubwira ko akwiye kujya ku gikarabiro. Haleluya. Tugiye gukoresha iminota, munyemere nongereho 10 gusa nihuse. Pawulo aravuga ati basogokuruza bose babatirijwe muri ya nyanja no munsi ya cya gicu kigabanije. Barangije bamaze kubatizwa, Imana ibateza indi ntambwe ijya kubagaburira iby'imitsima. Amen. Ngo banyweye no kuri cya gitare. Ariko umurongo wa 6 w'igice cya 10 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto haza amagambo akomeye cyane. Ntabwo Imana yagenje gute? Yabashimye. Ngo nicyo cyatumye bapfa bararimbuka bashirira mu butayu. Ni ukubera yuko batakomeje iby'Imana yabakoreye byose mu maso yabo. Ndagira ngo tube maso. Yesu mu gice cya 3 cya Yohana haza umugabo witwa Nikodemu. Nikodemu ejo tuzamuganiraho, ariko ndajya mu masogongeza uyu mugoroba. Nikodemu wiriwe? Materaniro agenda neza. Turimo turavuga Nikodemu. Ariko Nikodemu tuvuga umenya atari wowe. Ariko si umenya ntabwo ari wowe. Ndashaka kukubwira ukuntu atari wowe. Yenda wagerageza kuba Nikodemu, ariko sinzi ko ari wowe. Nikodemu turi muri Yohana igice cya 3. Kambanze mbabwire igice tugiye kuganiraho. Hari abantu batekereza, kandi burya gutekereza ni impano Imana yahaye umuntu itangaje. Iyo ukoresha ibitekerezo byawe rero ntibisaza, ahubwo birushaho gutyara. Umwigisha yarabajije atari ko Bibiliya ibaye ari urupapuro rumwe, ubona yaba ari uruhe?
Haleluya. Umuhanga arihuta cyane, wari umusikora, ni umuntu w'inzobere mu byanditswe, aravuga ati buriya Bibiliya iramutse ari urupapuro rumwe uko mbibona, rwaba ari urupapuro rwanditseho Yohana igice cya 3. Amen. Uwari ubajije ikibazo avuga ati rwose bibaye ngombwa ko Bibiliya isigara irokoka urupapuro rumwe, Yohana 3 igasigara, ese twaba dufite iby'agakiza? Inzira y'agakiza yabisobanutse? Arongera avuga ati se noneho uyigize rezime ukayimanura cyane ukayihindura asigara ihagije kugira ngo abantu inyoko muntu igenze gute ikiri. Amen. Ngiye kubabwira rero iby'urwo rupapuro rumwe mu minota 6 isigaye. Haleluya. Ndagira mbabwire ngo umugabo witwa Nikodemu yari yarumvise amakuru kuri Yesu, kandi Nikodemu yari umuhanga, yaratekerezaga. Burya hari abantu badashaka kuvunika, babanebwe mu gutekereza, ku buryo icyo umubwiye cyose acyumva adashatse kujya impaka no kureba kure. Ariko Imana ntitubuza gutekereza, kandi Imana ishaka gukoresha abantu b'ibitekerezo, kubera yuko ni impano Imana yaremanye umuntu imutandukanye n'itungo. Sibyo? Gutekereza no guhitamo burya nibyo bidutandukanya n'ibindi byaremwe. Maze Nikodemu watekerezaga yumva inkuru zivugwa kuri Yesu. Icyambere ndabibutsa Nikodemu wari we. Nari mvuze nti waba Nikodemu ariko umenya utagera kuri uriya. Nikodemu yabaga mu nama nkuru y'igihugu yitwaga Sanhedrin, yahuzaga ubutegetsi bw'Abayuda n'ubw'Abaroma. Nikodemu ikindi cyongeye aho ngaho, Nikodemu yari umukire ku rwego yari yatanze ubutunzi bwe ngo ari bwo bukora maintenance ya rusengero rw'i Yerusalemu. Maze Nikodemu wari warakoze mu mufuka we akavuga ati ikintu cyose kizakenerwa kuri iriya nzu, ariko reka mbibutse ko ntabwo ari sima yatangaga, nta nubwo ari irangi. Ruriya rusengero ngo hagati y'itafari n'indi habaga harimo zahabu. Murumva uko rwari ruhenze? Nikodemu rero akagira ishyaka rimurya mu nda. Icyampa nawe ukagira ishyaka. Ishyaka ryaryaga Nikodemu nuko nubwo yatangaga amafaranga angana gutyo, agatanga ubutunzi bwe, yari umugabo ukuze ufite ubwenge, yabonaga ibintu birimo gukorerwa muri urwo rusengero agahinda kakamwica, kandi bikorwa n'abakabaye ari bo batunganya gahunda z'urusengero. Iyo usomye muri Yohana igice cya 2 uhereye haruguru ahanditse ngo Yesu yeza urusengero, haratubwira ngo Yesu yinjira mu rusengero mu minsi ya Pasika y'Abayuda, mu minsi mikuru. Pasika ari umunsi mukuru cyane. Abayuda bagiraga iminsi 3 mikuru ikomeye. Umwe muri yo ikomeye cyane wabaga ari umunsi witwa Pasika, undi witwaga umunsi mukuru w'impongano. Abayuda babaga baratataniye hirya no hino, barazaga bakaza kugenza gute, bakaza iwabo bagaca ingando, bakongera bakibuka Pasika y'Uwiteka. Ariko Pasika yari isigaye mu magambo, ikiganaho cyangwa ikivuze cyaratakaye. Nikodemu rero nihuse yari uwo nguwo wari ufite ishyaka, akabona ibyangirika adafite ubushobozi, ariko aza kumva umuntu wadutse, yumva umuntu w'umusore ngo wigisha, yumva umubwiriza ari nk'uko ajya kumva ngo hari umubwiriza ibunaka uvuga ibintu bidasanzwe. Nikodemu agerageza gutuma abantu, yagari igihangange. Nikodemu yari umunyabwenge cyane, Nikodemu yari umutunzi cyane, Nikodemu yari umutware, yari umuyobozi. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo Nikodemu yari n'umunyedini, akaba umwigisha. Nikodemu yari afite influence nyinshi cyane. Ariko ndaza kubwira ikintu gikomeye cyane. Nikodemu agira ubwenge atuma kujya kumwumvira, kumunekera Yesu ngo yumve. Abantu bakaza kamubwira ati ariko amagambo y'uwo musore twumvise ntasanzwe. Nihuse Nikodemu aravuga ati nanjye ndashaka no kumwirebera, tukagenza gute, tukabonana imbona nkubona. Ndashaka kumva ibyigisho bye aho bihuriye n'ibyanjye. Burya babwiriza ushobora kumva umubwiriza abwiriza ukavuga uti uyu ni umubwiriza koko. Mukaba mwaganira ukamubwira uti wabisomye hehe, mu kihe gitabo? Niyo mpamvu Nikodemu yaje ari nijoro, kubera yuko icyubahiro yari afite. Icyubahiro yari afite ntago cyamwemereraga kujya guhura n'umuntu utari muri structure.
structure muri icyo cyo mu nzego runaka, ngo amanuka avuge ngo ngiye guhura yenda n'umuyobozi w'intara, ngiye guhura se na pasiteri runaka. Yesu nta title nimwe. Haleluya. Ntago abantu bashobora gutanga title kuri Yesu ngo bamuhe izina runaka, bamuhe umurimo runaka. Yari yarahawe inshingano iruta izindi itarigeze ihabwa undi muntu. Yitwaga intama. Haleluya. Yitwaga intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo niyo title yarahawe n'ijuru. Ariko ijuru data wa twese yaramuvuzeho amuhindi title igihe yabatizwaga kuri Yorodani. Mwuka wera akamanuka akamuhagarara ku rutugu. Yaravuze ngo nguyu umwana wanjye nkunda, mugenze mute nkamwishimira. Nikodemu rero muri ibyo bintu so called icyubahiro, ibyitwa icyubahiro, aravuga turiya muntu ataza, ni nko kuvuga ngo ashobora kuntera ibibazo. Tuvugisha ukuri, siko bimeze se? Kujya kureba Yesu ku manywa nkicara mu iteraniro rye, ubu hari umuntu nubwo yaba inshuti yanjye magara utaza kwicara hano. Nibyo sibyo? Ntari abantu nziranye nabo, ntararika ngo baze bicara hano bakumva. Buse muri mwebwe mwese ntimwakarabye, ndabona musa neza rwose. Imbere y'Imana mufite icyubahiro rwose cy'abana b'Imana. Ariko hari uwibwira ko aje yaba yicishije bugufi cyane kwicarana namwe. Nibyo sibyo? Ngo imyumvire y'isi kuza kwicara mu rusengero ahangaha byabagenje gute? Niyo mpamvu mu mavuna dushaka no gusohoka ngo twigire hariya mu gacaca kugira ngo abantu bafite icyubahiro. Ariko ashobora no kubahiro cyinshi atagira na kamambiri, ariko akumva aje hano yicishije bugufi. Nikodemu aza nijoro, araza. Icyo nshaka kuvuga, abwira Yesu ngo mwigisha, tuzi yuko ibintu uvuga, ibintu ukora ari nta muntu wabasha kubikora keretse agenje gute? Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere. Mwigisha mwiza, tuzi yuko ari ntawe ubasha gukora ibyo ukora. Hanyuma Yesu kuko nimo kurwana n'igihe aramubwira ngo unyitiye iki mwiza? Kuko ubundi umuntu mwiza wagombye no kumusanga habona, siko bimeze se? Niba ndi mwiza koko uba waje kumanywa. Ariko Nikodemu ibintu byagiye bimuhindukana uko yateraga intambwe. Ndabinginze, haleluya, mu izina rya Yesu ejo ntimuzasibe, muzaze dukomeze iki cyigisho. Ndababwiye ngo Bibiliya iza kuba urupapuro rumwe, aya magambo niyo ariko yanditseho. Ejo muzaze tuyakomeze kubera ko igihe kirimo kudufata. Ndagira ngo dusesengure gusa twiganire ijambo ry'Imana. Nikodemu yaje nk'umutwari. Nikodemu n'umugabo w'igikwerere. Nikodemu n'umugabo mwiza. Nikodemu n'umuntu w'icyubahiro, ubwo afite n'abamutwaza isakoshi, afite abamushagaye. Araza ariko uko atera intambwe yari yohereje bamaneko, aravuga ngo muze kunekera mumenye ahantu wa musore akunda kuba ari nimugoroba, ari wenyine ahantu habatuje, ntago nshaka urusaku. Baramubwira ati buri mugoroba agorobereza ahantu bitwa ku musozi, mu ibanga ry'umusozi wa Elayon. Nikodemu asiga izo ngabo ze niyo protokole ye yose, aragenda. Ariko ikintu cyantangaje cyanejeje cyane kiboneka mu mwuka w'ubuhanuzi mu gice cya 17 kivuga ngo Nikodemu mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Uko yagendaga atera intambwe yegera Yesu, niko icyubahiro cyagendaga gishira, ubwo bamutaha. Uko agenda yagiye kumugera imbere, yatangiye gutengurwa. Tuzi yuko ari nta muntu, nta muhanuzi, mwigisha ubasha gukora. Yacurikanza amagambo, atangira avuga. Iyo usomye mu zindi ndimi nk'icyongereza, atangira avuga ngo master, agakomeza avuga ngo teacher. Ibintu mbese byaramucanze. Yavuze ati yumvaga ari umusore imyaka 30 ko yari yafashe amakuru ye yose, ari bugende bakaganira. Akamubwira ati ariko mbwira biba bisomye hehe? Nanjye ariko hari ibyo nzi, ngo bajye impaka. Uko yagendaga amwegera, amaze kumugera imbere, asanga yicaye imbere y'usoma imitima. Haleluya. Asanga yicaye imbere y'umuremyi. Nikodemu acishwa bugufi, igabo rirashira. Icyo cyubahiro cy'utwo dufaranga twe gitagaciro. Amen. Icyo cyubahiro cy'umwanya we mu nteko gitagaciro. Amen. Icyo cyubahiro cye cy'ubwenge n'amashuri yize gitagaciro.
icyo cyubahiro cye cy'ubunyedini nicyo cyarimbutse bwa nyuma. Maze Yesu amuhanga amaso ati unyitira iki mwiza. Ijambo ry'Imana mu bifuzwe byose ratubwira ngo yaramurebye ngo ndabona arimo gusoma muri mu mutima byose, mu bantu b'intangarugero, mu bantu b'imico myiza, mu bantu wakwita abanyedini beza bariho icyo gihe, Nikodemo yari nimero ya mbere. Ariko ibyo byose yicaye imbere ya Yesu birashonga. Bigenza gute? Bita agaciro, bimera nk'ishashi igeze ku muriro. Amen. Imana ni umuriro ukongora iki? Ukongora icyaha. Niyo mpamvu Imana yiyereka Mose yamwiyerekeye mu gihuru, igihuru kigurumana ariko kidashya. Byari ukuvuga ngo Mose umeze babi, urubusa busa, ako humura kubwo urukundo rwanjye ruzakomeza kukugota ntacyo uzagenza gute. Niyo mpamvu Mose yakoze ibitangaza. Nikodemo rero ndimo kuvugaho, ndagira ngo nsoreze ku magambo Yesu yamubwiye. Yesu amaze gusoma umutima we, kandi Yesu amaze gusoma umutima wawe, yakoze icyo bita CT scan. Izo ni imvugo zo kwa muganga, aho bafata umurwayi bakamucisha muri scanner. Indwara ye imunde asuko mpagaze ahangaha, ubu ninde wamenya ikibazo naba mfite mu nda cyangwa mu rutirigongo? Ntawe. Ariko iyo mashini iraza ikavuga ngo twabonye aha naha, twabonye aha naha. Siko bigenda kwa muganga. Yesu ntabwo yasikaningaga nk'iriya mashini. Ko mutekereze niba imashini yakozwe n'umuntu ikureba mu mara ikamenya ahantu urura rwizinze harimo ikibazo kishobora kugutera kanseri, bite n'umuremyi waremye isi n'ijuru yitegereje Nikodemo aramusoma. Kandi uyu mugoroba nicyo nsorejeho, arakwitegereza akagusoma. Israel, wowe ntacyo bintu nkwiye gutanga urugero. Toro mukuru ntabwo two gusoma, nubwo ndi umuntu ndimo kubwiriza mbahagaze imbere, ntibyakanga Yesu ko ansoma, kuko ntacyo asobwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ako ni iki Yesu yasomye muri Nikodemo? Nikodemo Yesu amaze kumukorera scan, icyo kintu wakwita ubwo se scan yite mu Kinyarwanda, amaze kumura urupapuro rwerekana uko ahagaze wese ruri imbere ya Yesu. Ntago Yesu yatinze ku mateka n'ibyaha bya Nikodemo. Yavumbuye iki muri Nikodemo? Yesu yafashe Nikodemo arimo kureba, aragenda. Buriya iyo barimo gukora filime, uyu mufotografe wacu urimo kudukamera iwe yabyumva, iyo bakora filime ngo n'udufoto twinshi baterateranya ku buryo ya mafoto yagiye amfotora muza kumbona ngenda nkaho ndimo kugenza gute. Yesu yaterateranyije amafoto menshi ahera kuri Nikodemo amugeza muri Adamu. Amugeza muri inde? Asanga Nikodemo yanduriye muri Adamu virusi ifite ubukana byanga bikunda bwica. Isi ya none irimo ishyano n'akaga. Umwana aravuka yagera ku myaka 5, yajya kwa muganga mu gihe arimo gushakisha zanjine, mu gihe arimo gushakisha iyo nkorora idashira, bakabona yarwaye ikintu ku kaboko. Umuganga w'umuhanga avuga ati ariko uyu mwana harya ababyeyi be barihe? Avuga ati yenda ababyeyi be amaze iminsi bitabye Imana, uyu mwana munkore n'ikizami cya HIV munarebe niba nta bwandu agenje gute. Ako kana nakwita innocent, ntago nakita gatagatifu ko sa gatagatifu. Ako kana k'inzira karengane bakavuga ati burya mugatangiza imiti gafite ubuki, gafite ubwandu bwa sida. Akana k'imyaka 5, muganga akavuga ati mugafatirane gatangire kuyinywa ubu ngubu. Dufite ikintu kirenze sida, dufite ikintu kirenze Ebola, dufite ikintu kirenze corona, kirenze icyorezo cyose watekereza, twanduriye muri Adamu. Niyo mpamvu kugira ngo tubeho hagomba kuboneka Adamu wa kabiri. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo ngicyo cyitwa icyaha.
hari amagambo numvise ejo bundi arambabaza. Numva abantu ahantu tugeze, ni abagore babiri baganiraga basa n'abarimo gutebya. Umwe aravuga ati hano iwanjye, umwe aba mu mahanga muri Canada, avuga ati aha muri Canada haba umudayimoni uhora wicaye ku muryango unteranye n'umugabo wanjye, babigira brag. Kuko hariya muri bya bihugu by'amahanga umugabo abateka, umugore ateka, umwe amesa, bya bintu byacu bya kinyarwanda ntabihaba. Noneho ati bagira ikiganiro, undi avuga ati uwo mudayimoni uzajya uvuga ngo niba ari ni nko kuvuga ngo sheri dayimoni kugira ngo aguhe amahoro, sibyo? Amagambo abajene barizi ngo dayishu, mujya mwumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba ngo dayimoni sheri, ni ukuvuga ngo abantu baragiye banywana na Satani cyane, sibyo? Numvise ibyo bintu binteye ubwoba, aho abantu tugeze ubwo dukora amaterime yo kuvuga ko Satani akwiye kuba sheri wacu ngo atworohere, aduha amahoro. Muranyumva mu nteze amatwi? Twaranduye cyane ku buryo hagati yacu na Satani bisigaye henda kubamo bihwanye, itandukano nuko tugifite amahirwe yo kuba twakizwa. Ariko ubundi ibikorwa byacu, icyaha n'urupfu birahwanye. Icyaha ni iki? Muganga amaze kukubonamo ibyo bimenyetso ashobora kwandika akabisinyira, akavuga ati niba utanyweye iyi miti ntushobora kurenza imyaka 5, ntushobora kurenza imyaka 3, kanseri yawe urwego iriho. Hari imyanya ya leta, imyanya yande udashobora kubona batabanje kugupima ngo barebe koko niba ufite ubuzima bugenje gute. Niba bisi bashobora kukureba akavuga ati uyu muntu nubwo agenda ariko yarapfuye, bite ku Mana isoma ibihishwe byo mu mitima yacu. Yesu arebye Nikodemu, muri bya bindi byose abantu dukunda Nikodemu yari afite, icyampa kimwe mu byo Nikodemu yari afite mu mpano ze, nanezerwa cyane. Mwanyita igitangaza kimwe cyonyine, yari afite ibintu bine bikomeye cyane. Ariko ibyo byose ntibyabuje Yesu kumubona nk'umupfu. Yesu yabonye Nikodemu nka nyakwigendera, bituma haguruka, ibyari inama biba birahagaze. Yesu arahaguruka ararahira, aramubwira ngo Nikodemu, ni ukuri ikigukwiriye no kubyarwa uwa kabiri. Arongera aricara, Nikodemu arikanga. Bwa bwoba noneho utangira utinya umuntu kubw'icyubahiro n'igihunga ufite, ukageraho none ugahinduka ibyatsi. Ugahinduka iki? Akanyabugabo kakagenza gate? Kagashira. Nikodemu abona ibintu birakomeye, kandi Yesu yazamuraga ikiganza, kurabagirana kuzuraga hamuzengurutse. Amen. Nikodemu atangira kubona ko ari kumwe n'umuntu ugenje gute, atari wa musore w'umubwiriza. Ko Nikodemu yari umubwiriza utameze nka Emile, yari umubwiriza wamize ibyanditswe byera, yari umubwiriza w'igihangange mu gihe cye. Akabwira Yesu ati mwigisha, kandi na Nikodemu nawe yari iki? Yari umwigisha. Mu yandi magambo yo kuvuga ngo my colleague, harya abavoka mwitana ngo iki? Kagaterimi mugira confrère, mugenzi wanjye. Ibyo kumwita confrère, byo kwita mugenzi we birarangira. Yesu aramubwira ati, niho kumubwira ati winshyira muri iyo dosiye yo kuvuga ngo mwigisha, uri mwiza, ubwiza bwanjye ubugiwe n'iki? Njyewe ndarasa ku ntego, uburwayi bwawe nabumenye. Nikodemu ufite ikibazo gikomeye. Nikodemu ikigukwiriye ni ukubyarwa, kubera ko uburyo wavutse bwa mbere burimo kanseri, burimo virusi. Abantu bazagusingiza bagukomere mu mashyi, abantu bazaguha icyubahiro buciye hose, ariko nupfa ntuzazuka. Ikigukwiriye kugira ngo rero ukiri kamere wakomoye kwa Adamu wa mbere, nuko ubyarwa ubwa kabiri. Nikodemu biramuyobera pe. Yari asanzwe abwiriza akanigisha izi nyigisho nk'uko nanjye nzigisha, ariko ubu ntibyagutangaza Yesu ahagaze hano ko nagobwa ururimi
nkayoberwa ibyo nagenzaga gute navugaga. Nikodemu atangira noneho kwishyiramo akanyabugabo ngo nawe arebe ko yakwikura hehe. Iyo ijambo ry'Imana ridutsinze dutangira kureba isaha, tugatangira kureba umuryango ufunguye, tugashaka kwishakamo kujya kuri toilette kwihagarika, tugashaka aho twahungira. Ni uko Nikodemu yabigenje, atangira ngo none se ngo ashaka kuvuga yuko umugabo ungana nanjye nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka nkuze? Yesu arongera abona kamere ye iracyahagaze, imeze nk'ikibuye kitanyeganyega. Kamere burya kwihanisha umusinzi uri hariya ku kabari washenye urugo rwe n'abana be bakaba bifuza ko yahinduka, biroroshye kutakwihanisha Mire, kwihanisha Pasiteri Nafutali cyangwa kwihanisha Isiraheli. Nibyo cyangwa si byo? Umuti ubikura hehe? Iyo urebye ibya Nikodemu ukuntu byaruhanije cyane, imyaka ikaba 3 yaranze kwerekana ikimenyetso na kimwe cy'uko yemeye Yesu, ukabigeranya n'umugore w'Umusamariya kuri paje 4. Yesu yaganirije akamubwira iby'amazi y'ubugingo, umugore ati bivomesho kwiriba, aragenda arahuruza ati nimuze murebe iki, abantu baje mu mudugudu b'Abasamariya bisukara batazi iby'umusaraba, batari Abayuda, batiyanditseho amategeko, babwira Yesu batumva bugumye ahangaha utubwira ibyako gakiza buretse kugenda. Yesu ngo hasibira kabiri. Amen. Ariko Abayuda bamuhozagaho ingenza ngo bavire hehe? Abaviraho. Dusoza abavandimwe, Yesu yabwiye Nikodemu, arongera mukorera indahiro ya kabiri. Azamura ikiganza nanone aramubwira ngo nukuri nutabyarwa n'amazi ngo ubyarwe n'umwuka kuzinjira mu bwami. Kubyarwa n'amazi byari bivuze ngo ni ugupfa. Satani arashaka ko dupfa, ariko n'Imana irashaka ko dupfa, ariko izo mpfu zombi ziratandukanye. Satani arashaka ko dupfa bakadushyingura, Imana irashaka ko dupfa tukiriho kugira ngo tubone kubaho. Amen. Amazi Imana yemeye ko yabatirisha Abisiraheli bava muri Egiputa. Amen. Amazi kuyakoresha ku gicaniro cy'ibitambo kugira ngo umuntu ujya hera, umuntu ujya kurya umutsima w'ubugingo, umuntu ujya gupfukama agasenga, abe yaremeye ko kubaho kwe ari Kristo. Naho ubundi abana b'abasitari, nabonye n'abasitari baririmbye indirimbo nakunze cyane, bafatanyije n'abaririmbyi b'Abadiventiste. Umuhungu umwe yaririmbye avuze ibyo bintu numva amarira ahari yashokeye imbere, aravuga ngo jyewe wa kera ntakiriho, ngo keretse Kristo wamurinde uri muri jye. Yabivuze nk'igitero, niba cyaraterewe muri we ni amahirwe, niba yaragiteresheje ururimi ni amahirwe ku bazamwumva. Ariko icyampa kuri uyu mugoroba, jyewe wa kera, wowe wa kera akaba apfuye cyangwa atakiriho, hakabaho Kristo muri twe, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Data ugira neza, ubu mugezi uri hafi, uratwinginga ngo tujye ku mugezi, uratwinginga ngo twezwe nawe, uratwinginga ngo tubatirishwe Mwuka Wera, uratwinginga Mwami Imana ngo dupfe kugira ngo tubone kubaho. Ibyo birenze ibitekerezo byacu, ibyo nta muntu wabisobanurira undi, ko twavukanye urubori rw'urupfu muri twe, nubwo tubona dushyingura, ariko bitaratubaho twe twumva gupfa tutazapfa nka cya kinyoma cya Satani yatubeshye. Turakwinginze Mukiza mwiza ngo duhe gupfa ku cyaha, dupfe kuri kamere, tuzukire muri Kristo. Amagambo Pawulo yavuze aradukwiye twese, ngo ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ni uwo mugambi udufitiye kugira ngo wongere ureme ishusho yawe muri twebwe.
tubeho twifuza kandi tuyobowe n'urukundo. Ntabwo ushobora kugira urukundo kandi wikunda. Ntabwo wareka kwikunda ku bwawe, ahubwo wabireka ku bwa Mwuka Wera. Ntabwo wagira imbabazi wikunda. Ntabwo wagira gukiranuka kwa Kristo utamwizeye. Ibyo byose ni package, ni ibintu byiza ushaka kuduhera muri Kristo. Tubashishe gupfa kugira ngo tubone kubaho mu izina rya Yesu.